inshuti za Haleluya Amina TV bakunzi bacu mudukurikirana, ndacyakomeza kubashimira uburyo mukomeje kubana natwe mudutera inkunga y'ibitekerezo, mukora share, mudukurikirana kandi mukora na subscribe. Ndacyakomeza kubashishikariza gukora subscribe kubera ko ukoze subscribe ni ukuvuga ngo muri telefone yawe bihita byizanamo video yose dushyizeho ihita ikugeraho, ugasanga ukurikiranye ubutumwa bwiza. Kandi rwose mujye mukunda gukurikirana ubu butumwa. Hari n'abantu bamwe bakanda gusa kugira ngo berekane ko bashyigikiye ariko ntibakurikirane. Ntabwo ibyo ari byo, kuko ubutumwa ntabwo ari ubwanjye, ubutumwa njye n'ubw'Imana. Ndababwiza ukuri, iyi mpano nyimaranye igihe kinini cyane. Ngewe impano nayihawe ngikizwa, uyu muhamagaro nawuhawe ngikizwa, ariko sinjye menya inzira bizanyuramo. Ubwo rero gukandaho gusa ngo unyereke ko warebyeho ntabwo ari byo. Ugomba gukanda wenda ukarebaho umunota umwe cyangwa ukarebaho ibiri cyangwa se ukanarangiza bitewe n'uko ubushobozi bwawe bungana. Hari abantu rero babikora, hari abavuga ngo hari umuririmbyi yarimye ngo mbese ko waturira abantu gusa kugira ngo werekane ko ukijijwe bimaze iki? Oya, kunyereka ko warebyeho ntabwo ari byo. Ahubwo impamvu Imana yaguhaye telefone, impamvu yaguhaye imashini yo gukurikirana ubutumwa cyangwa se n'amashusho n'iki byose, rwose ni ukugira ngo ni ukwigushaka, ni ukwigukunda. Ntabwo ishaka ko umuntu yarimbuka, ahubwo ishaka ko umuntu yakwihana akabona ubugingo buhoraho. Ndagira ngo mbashishikarize gukora subscribe kandi ugakora share, ugatanga comment, ukajya utanga ibitekerezo rwose kandi ukungura. Sinjye wungura gusa, burya abantu iyo utanze igitekerezo cyiza cyungura na bene so, cyungura na bagenzi bawe. Mumfashe rero gukora ivugabutumwa. Ndashimira kandi n'umutekinisiye tuba turi kumwe umfasha kugira ngo aya majwi n'amashusho bibagereho. Nawe rwose musabiye umugisha, kuko ni byinshi aba yigomwe, ni igihe cy'aba yigomwe akaza kumfasha. Imana rero nawe imuha umugisha kuko arimo kunshyigikira mw'iri vugabutumwa. Uyu munsi rero tugarutse ahangaha, tumaze iminsi tubabwira ku cyaha uburyo cyaje mu isi, ariko ibyaha byakomeje kuba byinshi. Ibyaha byarakomeje pe, kugera bwo Imana yayicujije icyatumye irema umuntu. Uyu munsi tugiye kureba rero inkuru za Nowa, uburyo Imana yamutegetse ngo muri kiriya gihe cy'iryo ngiryo cyo mu itangiriro nyine, mu gihe cy'abantu ba mbere, abantu bakomeje gukora ibyaha babi, abasambana barasambana, abiba bariba, abicanyi bakicana, abantu bakarobanura abakobwa bashatse, abantu bakaryamana bahuje ibitsina. Biba agahinda, bigera ku Mana. Imana yicuza icyatumye irema umuntu. Ubundi ntabwo Imana yari yaremye umuntu kugira ngo akore ibyaha. Oya, yari yamuremye kugira ngo abone agakiza, ajye avuga Imana neza, ajye ayisingiza, ajye yirira imbuto zo mu Edeni. Mwemere dukubitike, ariko muhumure kandi dufite na Yesu waje kuducungura. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo cy'Itangiriro nanone, turasoma ibice 6 n'umurongo wa mbere. Turasoma ibice 6 n'umurongo wa mbere by'Itangiriro. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Umurongo wa 5. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose n'imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ikiguruka n'inyoni. Umurongo wa 13. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihomemo ubushishi imbere n'inyuma. Imana yacu itugirire neza. Kadusenge. Mana turagushimye, tugushimiye imbabazi zawe ituma tudashiraho.
erega imbabazi zawe Mana Data nizo zituma udashiraho. Nta nubwo ushaka ko umunyabyaha yarimbuka, ahubwo ushaka ko yakwihana akabona ubugingo buhoraho. Ngaho manuka kutubabarira ibyaha byacu, manukira kutubabarira Mwami, twakoze ibyaha, ariko ijambo ryawe nicyo rimaze riratweza. Ngaho tweze udutunganye, tuzajye mu bwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen. Nshuti bene data mukurikiranye Alleluia Amina TV1, ni umurongo w'ivugabutumwa, nta zindi nyungu dushaka. Iyo abantu bari bihannye bakagira urukundo, abantu bakabana neza, umugabo akabana neza n'umugore we, umugore akabana neza n'umugabo we, abaturanyi bagaturana neza, buri wese akibonamo mugenzi we, zaba ari inyungu zirenze ibindi. Nta bundi butunzi nshaka, icyo ndimo gushaka ni ukugira ngo abantu basobanukirwe ukuri. N'utaza mu rusengero, n'uwibereye ku kazi, n'uwibereye mu bucuruzi, abashe gukurikirana ijambo ry'Imana. Ntacyo umuntu azireguza. Bibiliya iravuga kugira ngo imperuka yisize, mbibutse ko imperuka niza, mbibutse ko impanda nivuga ntago imperuka izaba yageze. Alleluia. Impanda nivuga abantu bapfiriye muri Kristo Yesu, niko Bibiliya ivuga, nibo bazabanza kuzuka. Abandi bazaba bakiriho bo bazahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya, nabo bajye gusanganira umukiza. Nshuti z'Imana bizeye Kristo, itorero ry'Imana, nta muntu w'Imana, nta muntu wizeye Kristo uzacirwa urubanza. Oya, urubanza rubanzirije mu bo mu nzu y'Imana. Uyu munsi niwo wagomba kwicira urubanza, ahubwo mu ijuru kizabayo niki? Mu ijuru tuzambikwa imyenda myiza, mu ijuru tuzapimirwa imirimo, mu ijuru tuzarya ibyo tutigeze tubona. Imana yacu itugirire neza. Tubonye hano amagambo avuga ukuntu Imana yicujije icyatumye irema umuntu. Mbibutse ko ngewe sinjya nizera ngo Imana irica. Oya, Imana ntiyica, ariko icyaha wakoze kizatuma upfa. Kuko icyaha ni urubori rw'urupfu. Imana irera, ngewe ngomba kuvuga Imana neza. Imana ntiyica, ahubwo umuntu azicwa n'icyaha yakoze, ariko niwihanika kireka ubasha kubona ubugingo buhoraho. Imana iritegereza muri kiriya gihe ngo abantu bamaze kugwira, ngo batangira kujya birobanurira abakobwa bashatse. Ngira ngo no mwino minsi niko bimeze. Abasore barimo baritegereza abakobwa bashatse bakabatumaho, bazabibazwa n'Uwiteka. Abantu b'abasaza bakitegereza abakobwa bashaka, kandi abasaza bafite ingo zabo. Ababikora mu mbabarira, ariko ndashaka ko mwihana, ndashaka ko musobanukirwa, ndashaka ko utazajya witwaza ngo ntago wari ubizi. Ntago ari njye ubishaka, ahubwo Imana iri muri nge. Imana yaremye umuntu, ikuntumyeho ngo nkubwire ngo wihane, wongere ukora imirimo myiza, ubicyare mwigisha. Imana yiteguye kuguha umugisha, Imana yiteguye kuremera amafaranga, Imana yiteguye kuremera akazi. Imana igitanga akazi, Imana igitanga ibiryo, Imana ijya yishyura amamenyerivare, Imana igikora ibitangaza. Wowe yizere, ibisigaye uzabimbaze, uzanyandikire kuri uyu murongo, utange comment uvuge uti warambeshye. Wowe kiranuka neza. Bibiliya iravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Imana itugirire neza. Imana rero yicuza uburyo yarebye umuntu, iravuga iti rwose ntabwo nzahora nduhanya n'umuntu. Ishyiraho n'iherezo. Uzi ko Imana yatugeneye imyaka 120. None se mwebwe mujye mwitegereza, mwari mwabona umuntu ayirenza, ariko abantu ba mbere muzi imyaka bamaraga. Usonye Bibiliya wajya ureba wana iyo bamaze, ukajya ureba ba Henoki iyo bamaze, ukajya ureba ukibaza. Kubera icyaha Imana ishyiraho imyaka 120. Niyo mpamvu dusaza. Ubundi umuntu yagombaga no gupfa, ariko kubera icyaha twarapfuye, tuzapfa. Hari n'abagenzi bacu bapfuye. Ariko se Bibiliya ikavuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Urumva n'upfa urupfu rwawe ari uruhe? Umuririmbyi umwe yararimbye, mbese uramutse upfuye, uramutse wigendeye, waba usize nk'uruki imusozi. Imana yacu itugirire neza. Abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo babatoranya. Nyumvira nawe, baratoranya di. Batoranyamo abeza.
ubundi se umuntu mube asate, umuntu mube asate ko ari we Satani yaziye, agatangira akazana iby'amoko, agatangira akazana ibya iki n'iki, umuntu mube asate ko twese twaremwe mu ishusho y'Imana, ko twese twaturutse mu gitaka, Imana ikaduhumukira mu mwuka wayo. Ubundi umuntu mubi asate, wa musore uvuga ngo uriya mukobwa ni mubi, wa mugabo uvuga ngo uriya mugore ni mubi, wa mugabo rero uvuga ngo umugabo wanjye ni gutya na gutya ni mubi, ibyo ngibyo ubikuburaho ko ari Satani wakwinjiye. Ariko Imana igusange kandi guha imbaraga zo kugira urukundo, kuko urukundo rutwikira ibyaha byacu byinshi. Ngo kandi ku murongo wa 5, ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi. Nyumvira ibintu batekerezaga, bwecanyi, ubusambanyi, umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, ubutinganyi n'ibindi, ibyo byose bibabaza Imana. Ariko Nowa Imana imutangira ubuhamya, iramubwira iti ni wowe nabonye ukiranuka. Ese nawe abantu nibarimo kugutangira ubuhamya? Ese umugore wawe nibarimo kugutangira ubuhamya? Ariko umugore wawe cyangwa abantu ntibareba mu mutima. Imana ibasha kubureba ku mutima. Reka Imana aba ari gutangira ubuhamya, ikwerekeye ko ukijijwe. Gukizwa ntago ari amagambo, gukizwa ntago ari ukwambara amakote n'amakaruvate, gukizwa si ugutwara ibitabo by'indirimbo, gukizwa si ugufungura za cano n'ibindi. Oya, gukizwa ni ukwihana ibyaha, ukirinda ubusinzi, ukirinda ubujura, ukirinda ubusambanyi, ukirinda ibintu byinshi. Iyo mvuze ubusinzi wowe uhita uvuga ngo ngenywa gake. Oya, nta cyaha gito kibaho. Iyo ufashe umwenda w'umweru ukawushyiraho igitonyanga cy'amaraso wamugeniwe ugiye gusezerana, ntago wawambara ukibonyeho kimwe. Nta cyaha gito kibaho, icyaha cyose ni icyaha. Wa mugabo we, wowe unkurikiranye ku isaha, sinzi unkurikiranye uri, sinzi niba kunkurikirana ari nijoro, sinzi niba kunkurikirana ari mu gitondo, sinzi niba kunkurikirana ari ku manywa. Ariko ndakushishikariza ndagukangurira kwirinda icyaha, kuko nta cyaha gito kibaho. Ndashaka ko Imana igutangira ubuhamya, Imana yacu itugiriye neza. Ariko bibabaje Imana ibyo urimo gukora, bibabaje Imana. Uyu nawe yagiriye umugisha ku Uwiteka. Imana iramubwira iti sha wa mugabo wewe nabonye ukiranuka, kubera uburyo ukiranuka n'umuryango wawe nzawurokora. Genda wibarize inkuge, iyo nkuge mukoni imeze gutya, uyishyiremo ibyuma 3, icyo hasi, icyo hagati n'icyo hejuru. Haleluya! Imana yatugiriye neza. Natwe iyo nkuge reka turayifite ni ijambo ry'Imana. Kuko biravuga ngo mbere hariho jambo akaba Imana, jambo akaba kumwe n'Imana. Imana itugiriye neza, kandi abamwemeye bose bakizera izina rye abayeho ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Gusa bakundwa, abantu babona urya ibishyimbo, bakabona ujya muri banki ukaguza amafaranga, bakabona utwara moto, bakabona utwara imodoka, bakabona uri umufundi, bakabona uri wakundi yagira umuyede, bakagira ngo usa nabo. Oya, wowe uri umwana w'Imana. Hari abantu b'Imana hakaba n'abana b'Imana. Abatoranyijwe n'abana b'Imana, ariko abantu banze kwihana n'abantu b'Imana. Twese twarimwe n'Imana nyine, ubwo turi abantu b'Imana. Imana itugiriye neza. Imana ibwira Nowa ati genda wibarize inkuge. Burya amataje yaje kera, ntago ari umurimo kubibona mu mijyi hatandukanye, amataje hirya no hino. Amataje yahoze kera, nta kintu kiriho kitahozeho kera. Ibwira Nowa ati genda ububoke itaje y'inkuge, uyihomeshe ubushishi, kandi n'abantu bagufashe. Abantu baramufashije bati Nowa n'umusaza, ubundi ko nta mvura yigeze igwa. Iyo mvura ni bwoko ki? Umusaza mureke uriya muzehe, nkuko nanjye mushaka kumbwira ati uriya muzehe ubundi ari mu bikira, ati uriya muzehe buriya bavuga ibiki. Ariko ndimo kuvugira Imana, kandi nawe wabasha kuyivugira. Iyo umuntu abaye icyari mwisha ahita aba n'igikoresho cy'Imana, nawe uhawe ikaze. Imana ibwira Nowa ati genda wibakire inkuge, uyibaze, uyitunganye, nurangiza bagushyigikire, nurangiza uzahamagare inyamaswa. Buriya ari ahantu hagiye inyamaswa, ahagiye inyamaswa hari kujya abantu. Bamwe baravuga ati ijuru ryaruzuye. Oya, ntiruruzura. No ku n'inkuge ya Nowa ntiyigeze yuzura, yarimo abantu bangahe bonyine. Ariko bari mu mahoro, bari mu mutekano, nta mvura, nta muyaga. Bagerageje kurira ibiti bikajya bibagusha mu mazi bagapfa. Abandi bakuriye imisozi, imvura ikabasanga. Ngo ijuru ryaratobotse, ni kuzima haratoboka, mazi bizi biba byinshi ku isi. Imvura yamaze igihe kinini cyane. Ariko Imana ishimwe kuko
yarokoye Nowa, natwe tukaba tukiriho. Imana itugiriye neza. Natwe rero iyo nkuge ya Nowa turayifite, ni ukumva ijambo ry'Imana, ubundi ukizera Kristo, ubundi ukihana ibyaha, ubundi ukaba winjiye mu nkuge, kandi ugatangira ukabona umugisha. Nta muvumo uzagira numara kwinjira mu nzu y'Imana, numara kwinjira mu rusengero, numara kwihana ibyaha. Urusengero n'umutima w'umuntu, Imana ikorera mu mitima y'umuntu. Wihanye, wizeye, waretse ibyaha, ni igikoresho cy'Imana. Ariko niba utarihana, ugisambana, ukiba, ukiroga, ukicana, cyangwa mwene so wica umugore wawe, ugambanira abantu, ntago Imana ikorera muri we, ahubwo irababaye cyane. Irababaye, irashaka ko wihana. Imbabazi zayo ziracyariho. Niba uhari, itegure ngo usengere, dusengane Imana, kandi iteguye kukubabarira. Ndarangije rero. Amazina yanjye nitwa Hitimana Dismas, nkaba ndi umugabo ufite umugore n'abana 5. Ndashima Imana ko yatugiriye neza, ikaduha amahoro mu mutima. Reka dusenge. Ndagushimiye Mana ihoraho, iri jambo ryawe nge ntacyo ndicyo nabwira abantu ngo bumve, ariko wowe ubasha kuribumvisha, ubasha kubagirira neza. Bareme mu mutima mushya, uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe. Abantu batera ubwoba, abahunge, bave mu byaha, bihane, bazabona ubugingo, tugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Ibyo ushaka bibeho, mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye. Amen.